Turabasuje kandi tubahaye ikaze mwese mukunda gukurikira ibiganiro tubagezaho. Uyu munsi reka tuganire impamvu abayahudi bakize cyane ku isi. Mu mateka y'isi nzima bimaze kugaragara ko ubwoko bw'abayahudi bukize cyane ku isi. Ushobora kuba wibaza uti abayahudi bakize ku rwego rungana iki ku buryo ubutunzi bwabo bucisha bamwe ururondogoro? Igisubizo kiroroshye, kuko byonyine mu baherwe 10 ba mbere ku isi harimo 4 bafite inkomoko y'abayahudi. Nubwo uru rutonde akenshi ruhindagurika cyane, kuko ubundi hahozemo 5. Muri abo baherwe bafite inkomoko ya Kiyahudi twavugamo nka Mark Zuckerberg washinze Facebook, ndetse icyo kigo cye kikaba gihatse izindi mbuga nka Instagram na WhatsApp zikomeye cyane ku isi. Uyu muherwe atunze miliyaridi 139 z'amadolari y'Amerika. Abandi bantu b'ibikomerezwa bafite inkomoko y'abayahudi ni Larry Page na Sergey Brin bashinze urubuga rwa Google rukoreshwa na benshi cyane batuye isi. Aba bombi umutungo wabo uteranyijwe ungana na miliyaridi 252 aho tuvugira aha. Ntitwakwirengagiza kandi abandi ba miliyarderi bakomeye ku isi nka Larry Ellison ufite miliyaridi 103. Uyu yashinze ikigo cya Oracle gikora porogaramu za mudasobwa n'izindi serivisi z'ikoranabuhanga. Undi mu miliyarderi tutakwirengagiza w'umuyahudi ni Michael Bloomberg wahoze ari meya wa New York, ndetse akaba mu biyamamarije kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2020 nubwo bitamuhiriye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu ubu bwoko bukungahaye kandi bwabashije kuyobora by'igihe kirekire y'isi dutuye bukoresheje ubukungu. Icyambere, Ikiyahudi ni ubukungu. Abayahudi ntabwo bemera ko ubukene ari ikimenyetso cy'ubutagatifu nk'uko indi myemerere ishobora kubibyigisha. Bemera kandi bigishwa ko umuntu wese akwiye kwanga ubukene akaburwanisha gukora kugira ngo ahemberwe icyo yakoze maze abeho neza. Iyi ni imyemerere nkingi ya Kiyahudi ituma umuyahudi ahava akagera ahinduka umukozi w'umunyamurava kandi agaharanira gusiga hari icyo yongeye ku byo yasanze. Urugero nuko abayahudi bigishwa ku 10% kugera kuri 20% byayo wakoreye agomba gutangwa mu bikorwa by'urukundo, ibyo twita icyacumi. Icyacumi ntago kuba Yahudi ari cyo bigishwa cyangwa ngo bagitegekwe kuko bagitozwa bakiri bato. Ibi ngibi ariko ntibivuze ko babaho biteze gufashwa, ahubwo bigishwa ko nta muntu ukwiriye kuba umutwaro ku bandi. Icya kabiri, abayahudi ntago bari bemerewe kugura ubutaka mu Burayi. Gukandamizwa kwabo kwagiye gutuma batemererwa kugura ubutaka mu bihugu by'i Burayi aho bari batuye mbere yuko babona ubutaka bw'uyu munsi twita Isiraheli muri Gicurasi mu 1948. Ibi byatumye bajya mu bikorwa by'ubucuruzi cyane kuko batari bemerewe kugura ubutaka. Byabahaye ifatiro ry'ubukire, bituma bikubira amasoko y'u Burayi n'ahandi ku isi biturutse mu gukora cyane kwabo. Icya gatatu, guca inyungu ku nguzanyo cyari cyaha ku bakirisitu mu kinyejana cya 15 kuko byafatwaga nk'icyaha. Kwaka inyungu ku nguzanyo byatumye abayahudi babyaza amahirwe umusaruro batangira kuguriza abantu, dore ko bari abacuruzi muri icyo gihe. Icya kane, abayahudi nibo batangije amabanki ya mbere. Biturutse ku nararibonye ryabo mu bucuruzi, ntibyatinze abayahudi batangiye gutangiza amabanki hirya no hino mu Burayi. Batangira gutanga inguzanyo ku nyungu, maze so gukira karahava. Bagwiza imbaraga, ishyari ritangira kuza. Byaje gukururana baza no gukorerwa jenoside izwi nka Holocaust mu 1941 kugeza mu 1945 na ruharwa Adolf Hitler. Icya gatanu, abayahudi bari abantu bafite amashuri ahanitse ku isi, cyane cyane mu banyamadini. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko umuyahudi wize amashuri make nibura yigaga imyaka 13 ugereranije n'andi madini nk'abakristo usanga nibura umukristo yarize nibura imyaka 9. Ibi bituma bahinduka idini ry'intiti ku isi. Icya gatandatu, abayahudi barakundana. Gukundana kw'abayahudi ntiguturuka gusa ku kuba barakandamijwe, ahubwo barabyigishwa. Baterwa ishema no gusangira umutungo bafite n'umwe muri bo utifite, kugira ngo hatagira umwe muri bo wagira icyo abura umuyahudi mugenzi we agifite. Iyo umwe atangiye business bose baramushyigikira, cyangwa yahura n'ibyago bakegeranya inkunga bakamufata mu mugongo agasindagizwa kugeza abashije kubyutsa umutwe
bundi bushya. Kuri bo ntabwo kugwiza umutungo bihagije, igikurikiraho ni ukuzamura abandi, gufasha abatishoboye no kureberera inyungu za bagenzi babo kugira ngo bagubwe neza. Icya karindwi, imyemerere yabo ituma bahinduka ba rwiyemezamirimo beza. Mu gitabo cyabo cy'iyobokamana Torah bigisha bivuye inyuma ko nta Muyahudi ugomba kuriganya mu bikorwa byabo by'ubucuruzi cyangwa ngo anyereze umutungo utari uwe. Kubeshya umukiriya cyangwa kunyanganya uwo mukorana bifatwa nko guhindura umukiriya wawe umucakara. Ibi bituma kugira umufatanyabikorwa w'Umuyahudi muri business ari inzozi kuri benshi. Icya munani, kwihangana no kudacika intege ni kamere yabo. Abayahudi bagize amateka arimo intambara, ubucakara, gutotezwa, guhezwa ndetse na jenoside. Ibi byatumye biremamo imbaraga n'indangagaciro zo guhangara ibidahangarwa, ariko bakagera ku ntego zabo icyo byaba bisaba cyose n'igihe byaba bifata cyose. Iyi niyo mpamvu ahantu hariho hose bayobora bahinduka ibikomerezwa ndetse n'intyoza mu cyo berekejeho amaboko cyose. Icya cyenda, Abayahudi bigishijwe kuva kera uburyo bwo gukoresha inguzanyo cyangwa se amafaranga y'abandi babitse mu mabanki babyita kwizigamira. Bakubaka imiturirwa izamuka mu giciro ubutitsa, bigatuma inyungu ku gishoro izamuka, kandi nyamara ba nyiri imiturirwa nta n'igiceri cyabo bashoye. Uku niko usanga Abayahudi ari bo ba nyiri imiturirwa ikomeye ku isi. Icya cumi, Umuyahudi yigishwa agaciro k'ifaranga kuva ari uruhinja. Ibi bitandukanye cyane n'ibyo tumenyereye mu mico y'ino, aho usanga kuvuga amafaranga mu muryango ari ikibazo, cyangwa se ugasanga amafaranga aravugwa ari uko akenewe cyangwa se yabuze, cyangwa se bamwe bagatinya ko abana baramutse bamenye ubukungu bw'ababyeyi babo byabatera ubunebwe no gusesagura. Ibi siko bimeze mu muco wa Kiyahudi. Umwana w'Umuyahudi iyo ari kwigishwa isomo ryo gukoresha amafaranga ahabwa inkangara enye. Inkangara yo kwizigama ijyamo 10% by'ayinjiye, iy'icya 10 ikajyamo 10% by'ayinjiye, inkangara y'igishoro ijyamo 30% by'ayinjiye, naho inkangara ya 4 ijyamo yo gukoresha angana na 50% by'ayinjiye. Inkangara y'ituro ifungurwa buri cyumweru. Inkangara yo kwizigama ifungurwa ku mpamvu zihutirwa. Inkangara y'igishoro igafungurwa ari uko yuzuye. Icya 11, imitungo y'Abayahudi icungwa neza. Abayahudi bigishwa ko iyo ushora umutungo wawe wirinda kuwushyira ahantu hamwe. Shora mu bintu bitandukanye ariko usobanukiwe neza. Ibi bituma iyo kimwe cyanze kizamurwa n'ikindi, bityo umuntu akaguma kwinjiza uko ibihe byaba bimeze kose. Icya 12, Abayahudi bigishwa akamaro ko kumenyana n'abantu cyangwa networking. Mbwira inshuti zawe ndakubwira uwo uriwe. Iri hame rituma Umuyahudi amenya uburyo bwo gukorana neza na buri wese mu mucyo n'ubunyangamugayo, kuko abatazi aho bazahurira. Amenya neza kandi gushaka inshuti zifite icyo adafite kandi zifite ubumenyi runaka adafite. Ibi bituma ibyo Umuyahudi ashaka byose abigeraho kuko yamenye neza gushaka inshuti zifite icyo adafite kandi akeneye. Icya 13, Abayahudi bigira cyane ku makosa y'ahashize mu rwego rwo kuyirinda. Bakigira kandi no ku bisubizo by'ahashize kuko ibibazo byakemuye biba bizagaruka. Amateka ni umwarimu w'Umuyahudi. Wakoze kubana natwe kugera ku mpera. Icyo ukwiriye kumenya nuko ntacyo Umuyahudi akurusha, nta mpano idasanzwe bavukanye udafite. Icyo bakoze ni ugukora cyane, kwigira ku mateka yabo, kudacika intege no gutozwa amahame aganisha ku bukungu hakiri kare. Nahawe rero ho gufata iya mbere ugashyira mu bikorwa ibyo wize uyu munsi. Reka mbashimire umwanya mwafashe, naho ubutaha.